guys, reka tugaruke kuri iyi nkuru. Ni inkuru yatigishije imbuga nkoranyambaga, ni inkuru ivuga ku muhanzikazi uririmba indirimbo za gospel ndetse no kuramya Imana, akaba yitwa Ishimwe Vestina. Ese nimba wigeze wumvaho iyo nkuru? Iyo nkuru nawe yaba yagutunguye? Ese nawe wemera yuko iriya yaba ari pasi ya Irene Murindahabi? Bibaye ari byo akaba ari pasi ya Irene Murindahabi, ubu bukwe ni irihe somo bwaba bugusigiye? Uwedurayago Idirisa rero yabonye izuba kwa 21 Mata 1989, akaba avuka mu gihugu cya Burkina Faso. Papa we akaba yitwa Uwedurayago Laga, naho nyina akaba yitwa Sawadogo Lakieta. Uwo rero akaba ari we mugabo wa Ishimwe Vestina, aho bivuga ko arusha Vestina cyangwa se madamu we kugeza ubu ngubu imyaka 14, kuko uyu mugabo bivugwa yuko nyine yavutse muri 1989, naho madamu wiwe Ishimwe Vestina avuka mu 2003. Umwana kabisa. Avuka mu 2003 rero. Iki akaba cyo kintu cyakomeje gutigisa imbuga nkoranyambaga, aho benshi bagiye bavuga ngo umugabo wa Vestina ngaramubyaye. Ngaramubyaye ngo yaba mu myaka, yaba mu gikuriro ndetse no kwikofi. Ibyo rero byahise binera amatsiko yo kuvuga ngo reka ngende ncukumbure menye amakuru yimbitse kuri uyu mugabo Uwedurayago Idirisa, menye ese ni muntu ki. Bimwe mu byo nabashije kumenya ni uko uyu mugabo ni umwe mu baherwe 10 ba mbere bahariya muri Burkina Faso, aho bivugwa yuko uyu mugabo afite imigabane muri kampani ikomeye cyane hariya muri Burkina Faso ikora transport. Iyo kampani ikaba yitwa Sotraco, akaba ari imwe mu makampani akomeye hariya muri Burkina Faso. Idirisa nanone kandi afite na hoteli. Afite hoteli yitwa Kavana Hotel rwose. Iyi ngiyi akaba ari imwe mu mahoteli 5 akora neza cyane muri cya gihugu cya Burkina Faso. Si ibyo gusa, afite na station yitwa Vivo Station icuruza amazuti cyangwa se essence. Akaba nanone afite imigabane, aho afite 40% by'imigabane muri kampani yitwa Semafo. Iyo akaba ari kampani ikora ibintu bijyanye n'ubwubatsi ndetse n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Murumva rero yuko uyu mugabo rwose byanze bikunze ku ikofi byifashe neza. Abantu rero mwakomeje mutera amakomenti muvuga ibintu bigiye bitandukanye, muvuga kuri Idirisa uburyo yaba yarahuye na Vestina. Nabyo ndaza kubibahereza muri part 2, kuko nabyo namaze kubikoraho ubushakashatsi, menya uburyo bahuye, uburyo badetinganye ku buryo bigera ku kuba bajya ariya gusezerana. Gusa biravugwa ko ntago mbihagazeho neza cyane, biravugwa ko iri ishobora kuba ari pasi. Iriya ni pasi. Byumwe mu barebereraga inyungu z'uno muhanzikazi ndetse na murumuna we, kuko urabizi bari abahanzi, bari bafite management. Rero murumva nta wundi wahita ushyirwa mu majwi atari Irene Murindahabi. Urumva rero ntago biba byoroshye, nyamuneka ntago biba byoroshye kuba umwana yasoza kwiga nta gihe kinini kinyuzeho, nta gutekereza ngo akomeze amashuri ajye muri university, agahita ahubwo avuga ati reka mite njya mu isi y'urushako. Ahita ajya mu isi y'urushako. Ni ibintu biba bitoroshye cyane. Noneho ugahita ugenda ugahita ushaka n'umuntu ukurusha imyaka, umuntu mbese usa nkaho utari proud yiwe. Ibyo igituma mbivuze nshingiye kunuza kuri video zo mu murenge hari abasezeranye hari Kanyinya, wabonaga yuko
uburyo Vestina yahoberaga muri ya mugabo, nawe ushyizemo logique uburyo nabibonye rwose nabonaga bitari romantique, nta romance iri hagati aho ngaho. Urabizi muraje mutangire muntuke ariko buriya nta nkuru ivugira ubusa ku musozi, niko njya numva bavuga, kuko abenshi bavuga yuko uyu Vestina ashobora kuba yaranihutishije ibintu bijyanye n'ubukwe kubera yuko rwose yari atwite, ariko urabizi ko n'ubundi mu ihema abenshi bateye comment kuri iriya ndirimbo Ihema, wabonaga yuko Vestina rwose hashobora kuba harimo akantu k'umwana yari yarabyibushye, umukobwa wacu yari yarabyibushye, aho bari batangiye guhwihwisa bati Irene niba rero Irene wenda ari we mukire akaba yishyuye Idirisa gabe yashaka Vestina, aho naho mashyire question mark, ariko namwe nk'abantu bakuru ushaka gushyira mu gaciro mukibaza se ni gute umuntu w'icyamamare, nimba koko Vestina yaragiye mu rukundo kamara igihe akundana n'uriya mugabo, bikarinda bigera aho basezerana nta n'umenya yuko Vestina nk'umuntu w'icyamamare, nk'umuntu wasajije imbuga nkoranyambaga, bikarinda bigera aho bajya mu murenge nta muntu n'umwe uzi yuko Vestina afite sheri. Ibyo bintu nyine birakemangwa niyo baba barakundanye, ruriya rukundo nta kwezi rwaba rwaramaze kabisa, nta kwezi rwaramaze. Ayandi makuru rero icyo numva navugaho ni uko nyine nk'uko nabivuze, ibyo gusezerana imbere y'amategeko kwa Ishimwe Vestina ndetse na Idirisa, ibi ni ibintu byatunguye abantu benshi cyane ko iby'urukundo rwabo nk'uko nabivuze nyine byabaye mu ibanga rikomeye cyane, aho bikomeje kuvugisha abantu benshi cyane bati iriya ni pasi ya Irene. Nabonye na Yago, umusaza Yago Big Energy, nawe rwose yagiye hariya avuga ko ibi bintu bimubabaje, ariko se wenyine ko hari n'abenshi bateye comment bavuga yuko uyu Vestina agiye ari umwana atakabaye yihutira guhita ashaka. Ariko nanone nkibaza se nimba wenda yari anatwite mwagira ngo abyarire iwabo, mwagira ngo umukobwa wacu abyarire iwabo, nimba koko anatwita, ariko buriya tuzabimenya kuko uhereye uyu munsi watangira kubara, wenda igihe iyi nkuru yamenyekaniyeho ugatangira kubara tukareba yuko umukobwa wacu, umwadeperi wacu yazibaruka byibuze hanyuzemo amezi 9, tukazareba. Rero duva nahangaha nasoreza, ariko n'ibindi mushaka kumenya mujye muri comment mumbwire, mbakorere ubushakashatsi ncukumbure, mbagerereyo mbazanira inkuru zizewe, inkuru zitariho ivumbi na rito, byose mbibazanire. Ikindi nimba warunkurikiye utarakora subscribe, ushobora gukora subscribe kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byanjye ndi kubaha muri ino minsi. Ni show biraryoshye, namwe murabizi ko imihanda ya Kigali yaranyereye. Rero murakoze, mugire umunsi mwiza.